tubahe ikaze aho muherereye hose abakunzi bacu ukurikiye ibiganiro cyane ibiganiro byacu by'umurenge, aho uyu munsi turangije ubukwe tugiye kubereka ubukwe bwiza bwa gakondo. Noneho nyuma yabwo twakeneye kuganira n'abashiki bacu bamwe mu batarakora amakwe, tubabaze kino kibazo: ese gukora amakwe ubihujije na mbere ibomboka ryari risaza muri kano karere birasa gute? Ni ikihe cyiza? Abashiki bacu noneho batwibwirire, batubwire n'ukuntu icyiza kiri mu makwe n'ukuntu bagaye ibyo kubomboka, kuko hari umuco abenshi bavuga ngo ni umuco w'abafurero, umuco w'ababembe, ibombo yes. Mutubwire uko bimeze, mutange mutubwira uko mwabaye muri ubu bukwe bw'uyu munsi. Noneho ubukwe bwa none nyine twabubayemo, bamwe baje baratumiwe n'umukobwa, abandi batumirwa n'umuhungu, kuko nyine bumvise amakuru ko bafite ubukwe. Ariko ubukwe ni bwiza cyane. Hano mu Minembwe abakobwa bari baharaye kubomboka cyane, n'ubu nyine biracahari ariko si cyane. Urebye ukuntu abakobwa bari basigaye babomboka, abahungu babombora, ino ci habayeho amakwe menshi cyane, ku buryo mu Minembwe hari hasigaye hahurira amakwe 3 cyangwa se 2. Nanone hahuriye ayandi makwe 2 kuri Mishasho no ku Kibondo. Ibyo bintu ni byiza cyane, kuko kubomboka si umuco nyine wa Kinyamurenge, kandi iyo umukobwa abombotse nk'abo nta byishimo baba bafite, nta byishimo bagaragarije ababyeyi, n'umuhungu n'ubwo iwabo bokwishima ko yazanye umugeni, ariko ntaba yabagaragarije ibyishimo. Umuhungu iyo akoze ubukwe akaja kubaza umukobwa, iwabo bakemera bagakora ubukwe bwiza. Ise w'umuhungu atabanjije ngo akorogane n'umukobwa, ngo bagiye kumugarura ngo iki na biki, bagasanga barakoshanyije, ariko kera barigeze gukosanya. Ise w'umukobwa yaza kugarura umukobwa, kera akabakoroganya n'umukwe, akanga akaba umukwe, ariko kera barakoroganye. Ariko ibintu by'ubukwe ni byiza cyane, kandi biratera imbere cyane, ariko uko byatangiye bimeze ubu nyine hariho impinduka nyinshi cyane. Mushiki wacu avuze neza cyane, asobanura ibintu byiza cyane, ariko ndagira ngo abantu baba bakurikira kino kiganiro boshaka no kumenya, harabukuza kumenya n'amazina yawe. Jewe amazina yanjye nitwa Iradukunda Esperance. Iradukunda Esperance. Irya kaka niryo bakunze kunyita ni Roza. Roza? Yo kuri Roza. Kubera ko mwita amazina yanyu. Iyo ni meza cyane. Kora mwegeranye. Bakaka turegeranye, kandi iyo batwara tubikomeje byari byiza cyane. Ni byiza cyane, kuko iyo wise amazina y'ikinyamahanga, ntabwo abana bawe bagomba kumva ko ufite izina ry'iwanyu, n'igihe uzogenda bakazumva ko ari ab'Imurenge. Yes, amazina y'ikinyamahanga uvuze ni ayahe? Ay'ibifaransa, ay'ibyongereza. Iyo umuntu yitishije wenda nk'amazina 2 y'igifaransa cyangwa y'Icyongereza, ntabwo aba ari meza cyane. Kandi iyo witishije izina rya nyogokuru, izina naryo rigomba kumuhesha icyubahiro nyine nawe. Ndagira ngo tutaraje ku kibazo waruvuze ko amakwe nubwo ataraje ku rwego rwiza, ariko kandi hari intambwe abakobwa bamaze gutera n'abahungu gukora amakwe. Reka twegere mushiki wacu wundi uri haruguru atubwire ikintu cy'amakwe wowe tuzi. bakerekana ko bafite uburezi bwiza cyane, bakereka ababyeyi babo ibyishimo, yaba ari wa mukobwa yaba ari n'umuhungu, bakereka ababyeyi ibyishimo bakishimana. Mushiki wacu uri hepfo, wowe amakwe wumva gute? n'ubwo witabiriye amakwe angana gute? Niki cyiza umaze kubona ugereranyije n'abakobwa babomboka? Urabizi ko hari ababomboka n'ubwo uyu munsi ubukwe burangiye, nijoro hari ababomboka. Niki ushobora no kubabwira? Urazi ko kandi amakwe ni meza, abahungu bakora ku bakobwa. Iyo umuntu akoze ubukwe aba yerekanye umuco, akaba anerekeye ababyeyi ibyishimo, bakishima kuko yaberetse. N'abandi babomboka nabyo si byiza, kuko iyo ubombotse ugenda ababyeyi badakeneye, cyangwa mukanakorogana, bamwe bari kugenda bakagaruka, kera bakaba basa n'abakoroganye, bivuga nabyo byiwe. Yego. Hanyuma mushiki wacu uri hagati hari ijambo yaravuze ko amakwe nubwo ahakorwa ariko ntaragera ku ntambwe nziza. Intambwe nziza mwifuza ko amakwe yajaho? Amakwe yajaho, noneho iyo umuntu yagenze niho azagenda amenya ibindi. Ariko nyine hari bimwe tubona tukabona ni byiza kandi bimeze neza, ariko bitari ku rwego nyine rwiza.
kubona ngo umuntu akoreye ubukwe hanze, ukwezi kw'icyenda kwabaye, ukw'icumi kugiye kuba ni kugahira, afite karakorera ubukwe mu mahema, ibyo bintu nyine ntibimere neza cyane. Ariko icyo twakwifuza ni uko mu Minembwe haba amasare manini cyane yo kwakira amakwe. Yes. Hanyuma hari ikintu ababyeyi bagaza bakora bisa naho twe tubona ko ari akarengane. Bakuru banyu bari za Kenya, mu Rwanda, mu Burundi, buri munsi ababyeyi burira indege ngo bagiye ku makwe, ariko abana ba hano bakabomoka. Icyo cyo ntibabona ko ari akarengane kanini cyane. kubera iki bakunda ko abana biriya bakora amakwe ariko abari hano ntibayakora? Ubona ko biva ku babyeyi cyangwa biva kuri mwebwe bakobwa? Noneho hamwe biva ku babyeyi, ahandi bikaba no ku bakobwa nyine. Iyo umwana yavutse akaregwa mwabo, azayumva ijambo ryo kubomboka ntibarishigikira. Ababyeyi akumva ko ise na nyina badashigikira kubomboka kabisa, ise akamwicaza akamubwira ngo ababyeyi bacu ntibabomboye, natwe ntitwabomboye. Umukobwa ntabwo yabasha kwiheza gahunda yo kubomboka wenda, ariko hakaba n'abandi bakobwa kubera ko Minembwe isa niyakoze icyo kintu cyane, umukobwa akarenga ku mategeko ya se na nyina cyangwa se kubyo yumvanye se na nyina, akabomboka akabicaho. Ariko cyane cyane urwego runini ni ku bakobwa. Umukobwa yihaye decision yo kutabomboka, umuhungu wamukunze ntabwo yomwanga. Hanyuma nk'uko wari ubivuze, abakobwa bagenzi bawe babomboka kuri none umaze kuba mu makwe menshi twavuze, ushobora kubwira abakobwa iki? Ushobora kubwira abandi bantu iki batwumva kuri none? Ni iki cyokorwa kugira ngo iri bomboka rishire cyane? Icyo tuma iri bomboka rishira ni amahugurwa y'abakobwa mu gushaka, bakitonda, bagakora n'amakwe. Hakaba amahugurwa y'abakobwa ubwabo bakabigisha ikintu cyo gukora amakwe. Ese amakanisa uko muyabona, hari benshi wenda batinya ngo hari ijambo abakobwa bazakoresha mu kwirirwa ngo bamushyize ku zuba, iryo jambo naryo ngo bazarivuga ngo babyishimira. Ese mukuri iryo jambo mukuru wanyu avuze hano, uyu uri hagati, ryo kubura amakanisa meza n'amasare meza, yaba ari imbogamizi ituma abakobwa badakora amakwe? Cyane sibyo? Ntabwo babura amakanisa, habe n'aha hanze. Si byiza kubukorera hanze, ariko cyane gituma babomboka ni uko bataba babyitonzemo. Uko bataba babyitoje. Hanyuma murabona ubukwe bwo hanze, mwabonye izuba ryari rihari, murabona atari ikibazo? Imvura yogwa bizogenda gute? Bizogenda nabi cyane. Iyo imvura iguye abantu binjiriye hanze mu kwezi kuzaje. Ibo noneho iyo imvura iguye abantu bari mu bukwe, abantu baza bahunga bagakandagirana, noneho kubera ko umugeni atirukanka n'umukwe ubona anyagirwa atihagaze kabisa. Muri guca atari ikibazo. Mukuri dufite abantu bafite ubushobozi muri diaspora yacu, niki mwabasaba? Ibo icyo twabasaba ni uko wenda bakwihuza bakagira ubumwe. Ubundi iyo aba hano hatesheje imbere cyane, hari nk'amamodoka uku nguku hano, nko hakurya kuri Misho cyangwa se kuziba yindi mihana, bafite sale nziza nyine iri ku rwego rwo hejuru, umuntu akumva ko yova iwabo hari ikimujanye muri ya sale kugira ngo ubukwe buzagende neza. Bo yiruwa kandi bikamera neza, bayubatse taco biba bitwara, cyangwa se bakareba nimba ari imihana itatu yegeranye, bakubaka sale ahantu hagati, mbese abakobwa bakazakoreramo amakwe nyine n'abahungu. Ubu noneho mubwiye abantu ko mwiteguye gukora amakwe, noneho bubaka amasale meza kugira ngo mukorere amakwe. Bagomba kuyubaka bafite ubushobozi n'ubwo bushake, bakayubaka amasale meza cyane. Umukobwa akazayumva ko nyine nawe afite agaciro, akazonatumira n'abantu bakazicara bakagubwa neza, bareka kuza birirwa bicaye ku byatsi bakaruha, umuntu agataha asa n'uwavuna. Urateganya kuzakora mu kwezi kwa cumi? Kuno kw'ejo? None ko tutarabona invitation. Baracayibona. Okay, none ubu ngubu invitation wamaze gusohora, urateganya gusohorera abandi cyane? Ni bande wifuza kuzatumira?
ababyeyi inshuti zanje nyine n'itorero nsengeramo no ku ishuri aho nigira yego aho abakolege bangeza uburezi abakorege ndetse n'abarimu n'abarimu bawe tuzi ugira isoni z'abarimu isoni iyo oya uri mu rugo nta giteye isoni kuko bakoze ibintu nyine biri mu muco n'ababyeyi ntuza mugira isoni zabo oya nta giteye isoni ugiye zo kwambikana impeta kugira ngo utera ntuza mugira isoni nta soni zibirimo nta soni zibirimo ni ibisanzwe ni ibisanzwe yes hanyuma turangiza ikiganiro mwosaba iki bakuru banyu babumva muri iki kiganiro turangize rero ngiki mubasaba babasaba nyine kuzakora amakwe na barumuna bacu bagakora nk'ibyo nyine abandi baba bakora natwe nibyo tuzakora amakwe uriteguye nawe urabyiteguye kuzakora ubukwe ntabwo buri hafi ariko nyine nabwo ariko buzaba nyine muri gahunda zawe uzakora ubukwe cyangwa uzabona ahiyo kubomboka nta nubwo nabirota icyo twasaba abakuru bacu ni uguhugura barumuna babo se cyangwa twebwe turimo bakaza bakora ibiganiro na barumuna babo bari ino bakabumvisa ko ikintu cyo kubomboka atari cyo kuko iriya kubomboka umukobwa iriya ni ibintu biri rare cyane zibabomboka cyane ese ko bakora amakwe kubera ko batadukoresha ibiganiro ngo tubyumve kandi tubikomeze twumve ko bakuru bacu bazakora amakwe kandi akababera meza ariko si ibyo biganiro bihamagaza hoza abantu babihamagaza mubyitabira twabyitabira k'abakobwa gusa bashaka bakabikoresha abasore bose donc mwebwe abakobwa ndimo gufata icyemezo abasore batari twebwe twocifatira none umukobwa yanze kubomboka mumujana imbaraga oya ntabwo yamujana none muze muzumvikana ariko hari ibyo muzamwumvikanaho nyabo umuhungu n'umukobwa noneho abakobwa bino umukobwa azayitinya nimba yakunze umuhungu yamubwira ati duce ahangaha nawe akahaca wenda akaba yari afite ubukwe muri we ariko yumva yokora ubukwe ariko kubera abakobwa bino ntibakorana ibiganiro byinshi n'abahungu ni message n'iki ariko ni ya telefone ariko kuganira n'umuhungu cyane ku buryo boganira kuri telefone ibintu byose ariko bahura mu nzira umukobwa kubera kwitinya wenda ntibaganira ibintu byinshi umukobwa ntabe yo kwifatira decision cyangwa ati mu bukwe bwacu nshaka ko hazoba iki n'iki ariko njewe cyane imbogamizi mbibona muntu ko abakobwa bashaka bakira abana ta byiyemezo bya cyane baba bafite none muri icyo gihe bashaka kuba badafite ibyemezo murabona atangaruka zoba muri rwa rugo rwabo bubatse ingaruka zo ni nyinshi cyane uko murabona ko wowe izihe ngaruka noneho iyo umuntu ashatse ko adafite ataneje imyaka cyangwa batabyemeje mu rugo kuko aba akiri umwana nta byemezo byinshi abafata azashika iyo yagiye agafatwa nk'umwana ababyeyi bakamurera nk'umwana kandi yubatse urwiwe rugo ko mwasetse avuze nabi sawa akaba ari turangije kino kiganiro n'abo bakobwa twaganiriye bashiki bacu nyuma y'uko turangije ubukwe bwa Iranzi na Mukesha